bakunzi bo ku Mumbo Official turabashuhuje, tubaye ikaze mu biganiro byacu. Kuri uyu munsi wa none rero twagarutse kuri homemade cyangwa se ibyo twikorera mu ngo. Ni bya bintu ushobora kujya kugura ku isoko ariko nawe ukaba wabyikorera mu ngo kubera gukoresha amafaranga y'umurengera ubigura mu mahahira atandukanye. Kuri uyu munsi wa none rero tugiye kubagezaho iyitwa Apple Shampoo. Ni gute twakora Apple Shampoo? Ni nyuma yuko abakiriya bacu badusabye kuyibigisha. Nyuma yo kubaha uburyo kidukora isabune y'amazi, shampoo isanzwe cyangwa se gukora isabune y'agati gakomeye. Kuri uyu munsi wa none twagarutse kuri Apple Shampoo nk'uko twabisabwe n'abakiriya bacu. Apple Shampoo ni imwe mu bikoresho nkenerwa bikorerwa mu nganda nini cyangwa intoya. Igakoreshwa nyuma yuko ukoresheje shampoo. Abantu benshi bamaze kumenyera neza shampoo, ariko ikintu batazi ni iyi ngiyi bita Apple Shampoo. Ndaje nkubwira akantu k'ubwenge impamvu ugomba gukoresha Apple Shampoo nyuma yuko ukoresheje shampoo. Urahita wumva neza impamvu nukoresha shampoo uzaba ukeneye na Apple Shampoo kugira ngo umusatsi wawe ugumane umwimerere. Aya naryo zingiro rusange ryitwa Apple Shampoo. Nk'uko izina ryayo ribisobanura, ni product ukoresha nyuma yo gukoresha shampoo. Ibi ni ibintu bigendana, nabyita nk'abavandimwe cyangwa se nk'impanga. Nimba wakoresheje shampoo kugira ngo umusatsi wawe ugumane umwimerere, uzakenera icyitwa Apple Shampoo. Reka mbageze ako kantu k'ubwenge, urahita wumva neza impamvu ukeneye gukoresha Apple Shampoo. Ubusanzwe umusatsi ni acide, ugira ubusharire bwa 4.3. Ubwo nujya kureba upimishije ka gapapuro kacu gapima ubusharire, uzareba hagati ya 4 na 5. Ibara riri hagati ya 4 na 5 niho uzahita umenya neza umusatsi uburyo ki ari acide cyangwa se ibara ryayo. Hanyuma ubwo iyo tuvuze ka gapapuro gapima ubusharire, abantu benshi baba bakazi, bahita litmus paper. Ubusanzwe ubu none tuvugana ugiye Nyabugogo ntabwo karenza amafaranga 1500. Akangaka nukora isabune ugakora shampoo, produit yariyo yose ugomba kuzaba ufite litmus paper kugira ngo ubashe kumenya ahantu uza gutereka shampoo yawe, Apple Shampoo, Savon Liquide n'ibindi bigiye bitandukanye. Rero nukoresha karaya upima umusatsi, uzasanga uri hagati ya 4 n'ibice, uzasanga uri hagati ya 4 na 5. Ubusanzwe ukoresheje pH meter cyangwa se kira cyuma gipima gita kigwa imibare ya direct, uzasanga umusatsi uri hagati ya 4.3 cyangwa se 4.5. Ariko nukoresha karaga gapapuro kadapresiza imibare ya nyayo cyangwa se katerekana imibare ya nyayo, uzasanga umusatsi uri hagati ya 4 na 5. Iriya bara ritukura ariko ridatukura cyane. Nupima shampoo uzasanga iri hagati ya 6 na 7. Ibara ririmo risa n'icyatsi cyerurutse. Ubundi ubusanzwe shampoo ifite utumaro tutari twinshi cyane ku musatsi. Harimo gukuramo imvuvu, ivumbi n'undi mwanda uturuka ku byuya mu musatsi. Birangira umusatsi usa n'ukanyaraye. Iyo umaze gukoresha shampoo, umaze gukuramo imvuvu, ivumbi n'undi mwanda uturuka ku byuya byivanze n'undi mwanda mu musatsi, birangira umusatsi usa n'ukanyaraye. Mu gihe Apple Shampoo igira ubusharire buri hagati ya 4 na 5, n'ubundi wenda gushyikira neza acide y'umusatsi, kuko twabonye ko umusatsi n'ubundi nawe ugaragara hagati ya 4 na 5. Akamaro ka Apple Shampoo, ifata wa musatsi wakanyaraye ikongera ikawusubiza ubwiza bwo kunyerera, koroha, ikawusubiza umwimerere wawo.
n'ubusharire bwayo, ariko ikiri hano ni uko iwusubiza umwimerere wawo nka kimwe mu kamaro k'ibanze ka pre shampoo. Wibuke neza ko shampoo ifata umusatsi igakuramo imvuvu, igakuramo ivumbi n'undi mwanda uturuka ku byuya mu musatsi. Après shampoo yo irongera igafata wa musatsi wakanyaraye ikawusubiza umwimerere wawo. Ari nako kamaro ka après shampoo, ari nayo mpamvu ugomba gukoresha shampoo na après shampoo. Tudatinze rero, reka twihute no ku bipimo cyangwa se ibikoresho tuzakoresha dukora après shampoo. Ariko mbere yuko tugera aho ngaho, ndagira nkwibutse ko dufite protocole cyangwa se ibitabo bibiri. Igitabo kimwe kirimo gukora cosmetic product cyangwa se izi produits zijya ku mubiri, haba ari isabune urumva ko tuzazikarira ku mubiri, haba ari shampoo nubwo ari mu musatsi ariko nayo ni ku mubiri, haba pre shampoo nayo ni ku mubiri, hazaba harimo gukora vaseline muri icyo gitabo cya mbere, haba harimo gukora amarangi, pomade, amabuji n'ibindi bitandukanye. Icyo gitabo cyonyine ubwacyo kigura 5,000. Ariko tukagira n'ikindi gitabo kirimo consumable product cyangwa se za produit tunywa zijya mu mubiri, harimo amaji ubwoko 30, hakazamo n'inzoga ubwoko 30. Icyo gitabo cya kabiri nacyo kigura 5,000. Ni ibitabo bibiri. Igitabo kijyanye n'ibijya ku mubiri dusiga ku mubiri, hanyuma hakaza n'ikindi gitabo kirimo ibyo tunywa cyangwa turya. Ndumva nimo nitegura no kubashyiramo uburyo wakora confitire ya produit ushyira cyangwa se bwa bwoko bw'ibinywebwa cyangwa se ibiribwa ushyira mu mugati ukabirya wumva bimeze neza. Ibyo bitabo byose ubikeneye ni amafaranga 10,000. Ntago nashyizeho iki giciro kuko nyubeye ko iki gitabo gihenze, ariko mba mvuga nk'umuntu wakurikiranye gahunda zacu akifuza korana natwe cyangwa kubana natwe tugakomeza tugahana amakuru atandukanye. Niyo mpamvu biriya bitabo byombi mbishyira ku mafaranga make. Ntago umuntu ashobora kuguha igitabo kirimo uburyo 30 bwo gukora amaji n'inzoga ngo uvugaremo amafaranga 5,000. Ntago umuntu yaguha gukora shampoo, gukora amavuta, gukora après shampoo, usibye ko après shampoo ntarayishyiramo ngo uvuge ngo uratanga 5,000. Ariko gemba nabigaruye aho kugira ngo umuntu atere imbere, yiteze imbere, kugira dukomeze tugumane muri gahunda zacu zitandukanye. Rero tudatinze, reka tujye mu buryo cyukora après shampoo. Nubujya gukora après shampoo uzakoresha ibikoresho hafi 12. Shakisha agakayi wandike, nawe ushobora guhita yikora protocole ya après shampoo hano. Dore ko iyi après shampoo naguhaye ni ya yindi iri commercial, ya yindi ushobora kujyana ku isoko ugahita uyikora ukayigurisha. Ura kenshi na kenshi umuntu yakwigisha gukora après shampoo mu buryo bwinshi butandukanye. Harimo iyo wowe ubwawe ushobora gukora ikize kurenza ibindi byose, irimo ibikoresho byinshi cyane kurenza ibindi byose. Urugero buriya après shampoo ushobora kudashyiramo ubuki, ariko undi akakwigisha gushyiramo ubuki, akakwigisha n'ingano iri hejuru, kuko ubuki ntacyo butwara muri après shampoo cyangwa shampoo. Ariko iyi nakuzaniye hano ni ya yindi iri commercial ushobora gukora ukayijyana no ku isoko ugacuruza, kandi iri na nziza cyane. Rero mbere y'ibindi byose banza utegure caustique byibuza hagati ya grama 60 na grama 80. Caustique uzayishyira mu gice cya litiro y'amazi. Iyi iyo umaze kuyishyiramo bita bishyuha cyane bikatura, ariko uko uyitereka hashize akanya igera higakonja. Iyi ni solution cyangwa se ni imvange uba ugomba gukoresha yahoze. Uzafata grama hagati ya 60 na 80 ubishyire mu gice cya litiro y'amazi. Ahangaha tuzatugiye gukora après shampoo ingana n'ijerekani imwe. Uzafata acide sulfonique mililitiro 300. Uzafata wungaro grama 200. Uzafata umunyu grama 200, kuko umunyu ugomba kungana na wungaro. Uzafata CMC grama 250. Ufate
KDC cyangwa kadasa ni solution isa n'umuhondo, ijya gusa n'umuhondo, ariko harimo n'ibyo uzajya gusanga isa n'umweru, bayita KDC. Uzafata mililitiro 30, uzafata ire garama 20, uzafata ubuki garama 200 cyangwa se mililitiro 200 z'ubuki, uzafata glycerine mililitiro 200, uzafata ibara ryo mu biryo kuko niryo bara dukunda gukoresha garama 5, uzafata impumuro ingana na mililitiro 10 cyangwa se garama 10, uzafata TDS ari naryo zingiro muri Apres shampoo. Iyi TDS cyangwa tadasa ntizabure muri Apres shampoo, ifite ibanga rikomeye nkuko tugiye kurebera hamwe utumaro tw'izi product zose tugiye tuvuga. TDS uzafata mililitiro 50 cyangwa garama 50. Ibyo nibyo bikoresho by'ibanze ugomba kubanza ugapima mbere y'ibindi byose ugiye gukora Apres shampoo. Reka turebere hamwe cya gice cy'ingenzi cy'imimaro y'ibikoresho dukoresha, nyuma tuhata twihuta buryo kibikorwa. Ntabwo ari ibintu tuzadutindaho nk'isomo, cyane ko ntaba nakoresha amavideo agiye ahambaye cyane kugira ngo dukore Apres shampoo. Amazi agira akamaro. Amazi uraza gusanga akamaro kayo kari hejuru cyane, kuko amazi niyo ukoreshamo cyane. Buriya nubona igikoresho ugiye gukoresha kijyamo amazi yarengeje ikigero cya 50%, uzahita utekereza ko amazi afite akamaro cyane kandi yunguka. Ni nko gufungura, ugomba gushoramo agafaranga kugira ngo wunguke. Yego, Apres shampoo nayo ijyamo amazi menshi cyane anarengeje 50%. Ubwo rero birakumvisha ko Apres shampoo yunguka. Ikindi cya kabiri hajyamo acide sulfonique. Iyi mu kuyikoresha uritonda, iyo ikoze ku mubiri urashishuka. Akamaro muri Apres shampoo, ituma igira imbaraga mu kureta. Acide sulfonique ni ituma Apres shampoo yawe ireta. Caustique ya indi tuanza gukora mbere, niyo igabanya ubusharire, idufasha gushyira mu mibare y'ubusharire yabugenewe. Akantu tukumve neza, impamvu dushyiramo caustique no kugira ngo tuzabashe gupima bwa busharire nakubwiraga. Igenda idufasha kugenda duhindagura bwa busharire. Wenda nituza kubikora uraza kubyumva neza cyane mu gihe cyo kuyishyiramo. Uzakenera ungaro. Ungaro ni amavuta yagenewe gukoresha muri shampoo, mu isabune y'amazi no muri Apres shampoo. Akamaro ka ungaro ni ugutuma ibikoresho byose iri bukoreshwemo cyangwa se aho twayikoresheje bituma ibyo bikoresho biteruruka. Tuvuge nimba dukoresheje ungaro muri Apres shampoo, umuntu uzakoresha Apres shampoo ntagazeruruka, kubera iyi ungaro irimo na amavuta yabugenewe atuma ahantu hose wayakoresheje udashobora kweruruka. Nimba ungaro yagiye mu isabune y'amazi, icyo gihe nukora isabune y'amazi yo koza imodoka yawe ntizeruruka. Ni amavuta yabugenewe kugira ngo igikoresho cyose twakoresheje kitaza kweruruka. Tuzagira CMC, ituma Apres shampoo ifata, bituma idacika amazi ngo yikeneke. Urabizi ko tuba twakoreshejemo amazi menshi cyane muri Apres shampoo. Rero ibi ngibi ni ukoresha CMC bizatuma y'amazi yawe atikeneka, bizatuma azaguma yivanze kandi neza, bitume nanone Apres shampoo yawe ifata. KDC yica mikrobe. KDC cyangwa kadasa yica mikrobe, igatuma isabune yawe igira uburinzi. Attention, jya witonda kuko iyo ukoresheje KDC nyinshi ikuramo ibara n'impumura. Kantu k'ubwenge cyane abantu bajya bambaza ngo ku isabune yanjye cyangwa shampoo yanjye yatakaje ibara cyangwa igatakaza impumuro. Hari igihe kenshi na kenshi uzaba wakoreshejemo KDC. Ire ibyibushya umusatsi.
TDC cyangwa TDC inyereza umusatsi ku buryo iwusubiza umwimerere wayo. Naryo banga rikomeye muri après shampoo, aka gaproduit bita TDC cyangwa TDC cyangwa TDS, aravuga TDS, TDC, TDS. Akibanga ryako muri après shampoo ni ugufata umusatsi kakawusubiza umwimerere wawo. Rero tudatinze ndumva nabasobanurire byinshi, ndagira ngo twihute n'uburyo ki dukora icyitwa après shampoo nyakuri. Mwihangane ko uyu munsi navuze byinshi, ariko nagira ngo ukomeze usobanukirwe n'ibyo dukora umunsi ku munsi, cyane ko nukurikira iyi après shampoo n'ubundi utumaro tw'aya ma product amwe namwe dukoreshamo cyangwa se ibintu bikoresho dukoreshamo uzasanga usanzwe ubikoresha mu sabune y'amazi, muri shampoo no mu bindi bigiye bitandukanye. Rero n'ubundi baza kugufasha kumenya impamvu y'ibi bikoresho dukoresha. Rero tudatinze ndagira ngo twihute. Wateguye amazi mililitiro 20 cyangwa ijerekani yose, wateguye acide sulfonique mililitiro 300, wateguye ungaro garama 200, wateguye umunyu garama 200, wateguye CMC garama 250, wateguye KDC cyangwa KDC cyangwa KDC mililitiro 30, wateguye ire garama 20, wateguye ubuki garama 200, wateguye glycerine garama 200. Glycerine nayo isa n'umweru, imeze nk'amazi, ariko iyo uyirebye ubona ijya kumera nka CMC iri mu mazi ibireduka. Ahantu glycerine itandukaniye na KDC, uzasanga KDC irimo akabara ka orange ya gusa n'umuhondo, mu gihe glycerine isa n'umweru. Uza wateguye ibara ryo mu biryo garama 5, impumuro garama 10 cyangwa mililitiro 10, TDS garama 50 cyangwa mililitiro 50. Ubigenza gute rero? Uzafata acide sulfonique garama 300 cyangwa se mililitiro 300, ushyiramo amazi make ugenda uvanga. Acide sulfonique yenda gusa n'ubuki, ijya gusa n'umukara, ijya gusa n'ubuki, witonda utazabyitiranya. Niyo mpamvu buri gihe cyose wateguye ibikoresho byawe ushakisha scotch ushyireho izina ryayo, kugira ngo nunakoresha produit zasigaye uzamenye ko ari acide sulfonique wakoresha, ko hari igihe wazayitiranya n'ubuki. Yego. Hanyuma uzafata garama 300, nurangiza uzishyire mu ibase yawe, nakuko kawe ugende wongeramo amazi, ariko amazi ukuye kuri ya jerekani ya litiro 20. Ndetse nutegura caustique cya gice cya litiro uzagitegure kuri ya jerekani ya litiro 20. Mbese amazi yose uzakenera uzakoresha kuri ya jerekani. Uzagenda uvanga mu mujyi umwe, uvanga wongeramo amazi, uvanga. Ufata ijage yawe ukazagenda wongeramo amazi, ukavanga ya mazi kugira ngo bize kubyimba, bize kurekura, bitanga urufuro. Iyo umaze kuvanga byarekuye byatanze n'urufuro, yacitse amazi cyane yarekuye n'urufuro, kuko ni nako kamaro kayo ko kongera mu rufuro muri après shampoo n'ibindi byose. Uzahita ufata ya mazi cyangwa se yamvange yawe sulfonique wagiye wongeramo amazi buhoro buhoro, witabaze papier indicateur cyangwa se twa dupapuro dupima ubusharire. Uzafata yamvange ya caustique kugira ngo uce intege ya acide sulfonique. Byibuke neza ko wafasha acide sulfonique garama 300, ukoresha ya mazi ukagenda wongeramo gake uvanga umujyi umwe. Warangiza yareza n'ifuro ikanarekura, nibwo tuba tugiye ku gice cya kabiri. Uzasana ya caustique yawe wateguye ku ruhande yahoze, nurangiza ugende wongeramo utuzi, ugende wongeramo caustique buhoro buhoro, uvanga neza. Ugomba gukora attention cyane. Impamvu ukora attention ni imwe, nuko iyo uri kuvanga acide sulfonique ugomba gushyiramo caustique nke, kuko caustique abasanzwe bazi ibijyanye na chimie ni base ikomeye cyane. Ubicunshumuremo ari byinshi uzashaduka wageze mu ibara riri hejuru muri 14 cyangwa mu 10 kuri twa dupapuro dupima ubusharire.
kandi hano dukeneye kuyishyira. Hanyuma wibuke neza ko après shampoo igomba kugira ubusharire buri hagati ya 4 na 5. Igomba kugira ubusharire bungana n'ubusharire bw'umusatsi. Wibuke neza ko umusatsi ugira ubusharire bwa 4.3 kugeza kuri 4.5. Nuba ufite pH meter cyangwa se kariya kuma gapima ubusharire kari digitale gatanga imibare ya nyayo, uzakora après shampoo inganya n'iy'umusatsi 4.3 cyangwa 4.5. Hanyuma nurangiza uri kumva uzashyiramo ka caustique gake kugira ngo uzamure acide sulfonique. Acide sulfonique iri kuri 1 na 2, hagati ya 1 na 2, rero kugira ngo tuyishyire kuri 4.3 ni hagati ya 4 na 5. Ni naho uzatereka après shampoo yawe. Uzagenda wongeramo caustique uvanga, upime bwa busharire ugeze muri rya bara rigaragara ko riri hagati ya 4 na 5. Numara kuhageza, attention aha hantu hari ushaka kurenza ugashita kuyigejeje mu 8. Iki gihe bizagusaba kongera gutoba acide sulfonique kugira ngo wongeremo gake gake witonze kugira ngo uyitereke hehe, wageze muri base hejuru, ariko ubasaba kugira ngo uyigabanure hasi. Nuba warengeje ibipimo byawe wasutsemo cya caustique cyinshi, bizagusaba kugira ngo ushyiremo acide sulfonique, ugende ugabanya. Nyine utobeka acide sulfonique ku ruhande, ugende wongeramo ugabanya mpaka kwigejeje hagati ya 4 na 5. Hanyuma nyuma yaho numara gufata sulfonique washyizemo caustique biri hagati ya 4 na 5, ari nabwo busharire bwa après shampoo yacu. Uzafata indi base irimo ungaro garama 200 n'indi ungaro n'umunyu garama 200. Ubusanzwe ungaro n'umunyu birajyana kandi biba bifite ibipimo bingana. Wanashyiramo ungaro ushaka n'umunyu ushaka, byose nubwo washyiramo ikiro ku kiro nta kibazo, ariko nushyiramo ikiro ku kiro uzamenya ko uzaba ugiye gukora après shampoo irengeje mililitiro 200 cyangwa mililitiro 20 cyangwa se ijerekani y'amazi. Ariko hano turi gukora après shampoo ingana n'ijerekani yose cyangwa se litiro 20. Uzafata ungaro n'umunyu ubishyire mu yindi base. Hanyuma nurangiza ubishyire ku ruhande. Uzafata indi base nini cyane, ubwo imaze kwibase ya 3. Hari base irimo acide sulfonique, twongeremo caustique, tukabipima ubusharire kugeza kuri 4 na 5. Ariko tuzanye ungaro n'umunyu garama 200 n'umunyu garama 200, ubishyire mu yindi base. Hanyuma ufate amazi yasigaye yose, yubereza kuri ya jerekani wagiye ukuraho amazi ukoresha nimwe bya mbere byabanje. Uzafata amazi asigaye uyashyire mu yindi base nini cyangwa se mu kadomoro. Hanyuma nurangiza ufate za CMC garama 250, ugenda ushyiramo agafu gake gake ka CMC muri za garama 250, uvanga wihuse muri ya mazi yasigaye. Uvanga wihuse, ushyire ugenda unyanyagizamo umeze nk'uminjira kuyivanga neza byihuse, byaza kurangira CMC garama 250 zivanze muri ya mazi yasigaye. Hanyuma nurangiza tugize imvange 3. Dufite imvange ya acide sulfonique, dufite ungaro n'umunyu biri ku ruhande, tukagira na CMC twavanze muri ya mazi yasigaye. Byivange neza nta ntirima zisigaye za CMC. Nufata CMC ukayicuriramo muri ya mazi bizatuma itivanga neza, ariko nugenda uvangamo agafu gake gake bizarangira muri ya mazi yose CMC yivanze. Hanyuma igikorwa kibe kiratangiye sasa. Kwikubitiro uzafata umunyu na wungaro unyuzemo kuko ubanza ubivange nta kintu urashyiramo. Hanyuma ugenda uvangamo ya mvange ya acide sulfonique washyizemo caustique. Uzagenda uvanga buhoro buhoro wongeramo mpaka
ya acide, nkuko twagiye dukora acide sulfonique tuyivanga n'amazi, n'ubundi ntabwo uzafata acide sulfonique ngo uhite ubicuriramo. Uzafata ijage yawe ujye ugenda udaha muri acide sulfonique usuka muri wungaro n'umunyu, acide sulfonique usuka muri wungaro n'umunyu buhoro buhoro uvanga. Ibingibi imvange ya wungaro n'umunyu birabyimba, ukavanga bikabyimba. Uko ugenda uvangamo acide sulfonique bigenda bibyimba paka bikaza kurekura, bigahita bitanga n'urufuro. Ariko nibidatanga urufuro igashiriramo, uzahita ukoresha ya mvange ya gatatu irimo CMC. Fate ya mvange irimo CMC, ubwo ni nkaho ugiye kunganira acide sulfonique, hanyuma ushyiramo na CMC. Ugenda ushyiramo ya mazi wavangiyemo CMC porampora, kuko hari igihe ndabizi neza ko iyi acide sulfonique nuvangamo bitazahita birekura, bizakomeza bibyimbe. Hanyuma uzafata après shampoo yawe ugende wongeramo ya mazi arimo CMC, ugende wongeramo uvanga muri ya mvange ya wungaro n'umunyu, ariko wanashyizemo ya mazi ya acide sulfonique amwe twashyize ku busharire bwa 4.5. Ugende uvanga na ya mazi arimo CMC. Uzakora attention, kuko ubusanzwe ndabizi neza ko uzi après shampoo uko ntibimeze. Uzavanga mpaka ugize imvange ya après shampoo. Ahangaha ubundi ni nkaho après shampoo iba yabonetse. Ntabwo uzacuriramo amazi arimo CMC cyangwa ucuriremo acide sulfonique, uzavanga buhoro buhoro mpaka bibyimbye bikarekura, nibirekura uzaturekeraho. Nibirekura bikazana urufuro, uzamenye ko après shampoo ari nkaho ibonetse, hasigaye gushyiramo bya birungo byacu. Ku ikubitiro uzahita wongeramo KDC mililitiro 30 cyangwa se garama 30, uzivange nk'iminota 5. Ubwo uzavanga iminota 2 n'igice, ushyiremo agapoze, wongere uvange KDC nyine za litiro 30, indi minota uzavanga iminota 2 n'igice, ushyiremo agapoze, wongere uvange iminota 2 n'igice. Numara kubivanga uzashyiramo ire garama 20, uvanga iminota 2 n'igice, ushyiremo pause. Yenda uzashyiramo pause hafi nk'iy'umunota 1, wongere uvange iminota 2 n'igice. Ntabwo ari akazi koroshye. Nyuma yaho uzashyiramo ubuki garama 200 cyangwa se mililitiro 200, uvanga iminota 2 n'igice, ushyiramo pause y'umunota 1, wongere uvange iminota 2 n'igice. Nibirangiza ubuki ubwo buzabwivanze, ushyiremo glycerine garama 200, uvanga iminota 2 n'igice, ushyiramo pause y'umunota, uvanga iminota 2 n'igice. Ubwo glycerine nayo izaba yivanze. Uzashyiramo ibara ryo mu biryo, na akayiko kakandi gato, hari utuyiko duto cyane tumwuheraho umuti umwana, cyangwa se niba ufite umunzani uzapima garama 5. Vanga iminota 2 n'igice, wongere ushyiremo pause y'umunota 1, uvanga iminota 2 n'igice. Nyuma yaho uzashyiramo impumuro hari za Universal, za lemoni, bizaterwa n'impumuro ushaka. Ariko niba ushaka impumuro ihumura cyane, uzasake parufe yitwa lemoni. Uzashaka parufe yitwa lemoni cyangwa se Universal. Hari parufe zitandukanye hariya cyangwa se impumuro zitandukanye, igurirwa mu mahahira atandukanye. Uzashyiramo mililitiro 10 cyangwa se garama 10, ni hafi kari agafuniko ka glycerine. Glycerine isanzwe iriya dufunguza amavuta yo kwisiga, uzashyiramo agafuniko kamwe. Hanyuma uvange iminota 2 n'igice, ushyiremo pause, nanone uvange indi minota 2 n'igice. Byose muri bino produits zose uzagenda twongeramo, uzajya uzivanga iminota 5, ariko ni 2 n'igice, ugashyiramo pause y'umunota, ukongera 2 n'igice. Uzatumenya neza cyangwa se wishuwa ko ya produit yivanze. Hanyuma dusoza, cyangwa se produit yanyuma ijyamo bayita TDS cyangwa TDC,
cyangwa dasa, uzashyiramo garama 50 cyangwa mililitiro 50, byose birangana. Uvanga iminota 2 n'igice, ushyiramo pause, wongere uvanga iminota 2 n'igice. Nusoza kuvanga iyi produit bita TDS, ari nayo yani isoza, uzaba ufite après shampoo nziza cyane imeze neza, izafasha umusatsi wawe kumera neza cyangwa se gusubirana umwimerere, kuko shampoo ishegesha umusatsi kuko ibirimo ikuramo umwanda utandukanye. Après shampoo izazi usubiza umwimerere wayo. Hanyuma nk'ubusanzwe urabizi neza après shampoo ukuntu bimeze, cyangwa se dufatira uburyo isabune y'amazi bimeze, n'ubundi après shampoo niko bimeze. Ugomba kugeza kuri cya kigero. Si ngombwa ko umunyu, amazi wavanze na CMC ugomba kwimariramo mu gihe ubona byarekuye. Hari yazasigara amazi arimo CMC, ntabwo ari ngombwa kubicuriramo byose. Nakubwiye kugenda uvanga buhoro buhoro paka bikomeye bikarekura, bikamera nk'isabune y'amazi cyangwa se shampoo y'ibifasha cyane, ariko izamere nk'isabune y'amazi kuko après shampoo niko imeze. Bakunze kumva official rero, turabashimira. Shimira wakanze subscribe, shimira wakanze like, shimira wakanze share y'ibiganiro byacu. Dushimire wowe udahwema kugira ibitekerezo bitandukanye. Ku gitekerezo cyangwa inyunganizi naho tumvise, waduhamagara kuri 072 99 20 3 waba uri mu bihugu byo hanze ugakanda ikimenyetso cyo guteranya 50 72 99 20 3. Waba ukeneye protokole yacu, duhamagara n'ubundi kuri iyo nimero. Iyi nkunga ikomeye cyane. Ni ibitabo 2, igitabo kimwe kirimo produit dusiga ku mubiri, haba ari sabune, amashampo, vaseline, pomade n'ibindi n'amarangi. Ariko nanone akazi ikindi gitabo kirimo ibyo turya n'ibyo tunywa. Ni ibitabo 2, harimo amaji, ubwoko bwo gukora ji n'ubwoko bwo gukora inzoga, hafi n'ubwoko bugera kuri 30. Mu gihe ubikeneye n'ubundi duhamagara kuri ya nimero 072 99 20 3 cyangwa se mu bihugu byo hanze ugakanda ikimenyetso cyo guteranya 50 2 50 729 3 ibitabo tubiguha bifotoye biri hadi, cyangwa se tukabiguha kuri email cyangwa kuri WhatsApp umaze kwishyura amafaranga asabwa. Ushaka kimwe muri ba bitabo ni 5,000, wabishakira hamwe byombi ni 10,000. Ikindi tukwemera tuguha assistance cyangwa se kugusona aho tumvise muri cya gitabo. Si ngombwa cyane ko tuza kukwigishiriza iwawe, gusa iyo dukeneye nabyo nta kibazo. Ariko ufite kino gitabo biba bihagije, gisigaye no kumpamagara ukambaza ngo mbigenze ne ko ngiye gukora kino na kino. Kwemera assistance ku gitabo cyacu cyangwa se kuri ya bitabo byacu mu gihe wakiguze. Hasta la vista.